akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turabaramukije inshuti bakunzi ibi biganiro byacu ku murongo wacu wa YouTube ivugurura n'ubugorozi, ibiganiro mugezwaho na babwiriza butumwa bwiza b'abagorozi. Rero reka tubasuhuze mu izina rya Yesu Uwiteka bahire. Uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko tuganira muri uyu mwanya iratubwira iti inzira igana ku musaraba. Muri kumwe na mwene so niyo yita Deni. Reka dusenge. Turagushimye data wera udukunda ukiranuka, turaguhimbaje kuko utugirira ubuntu, waraturinze kandi udutegurira n'umwanya wo kujya twiga ijambo ryawe n'abo waremye. Tugushimiye abafite umwete n'umuhati wo gukurikirana ibi byigisho kugira ngo bamenye uko bitwara muri iki gihe bazabona ubugingo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubabarira ibyaha n'amafuti kandi ubwo wateguye agakiza utubashishe kukakira kugira ngo natwe tubashe gusobanukirwa inzira igana ku musaraba, inzira igana ku gakiza, dutsindishirizwe nawe tuzaraga ubugingo. Udufashanye n'abo twigana n'abaduteze amatwi kugira ngo twese duhabwe umugisha nawe, umwuka wera tubere umwigisha, dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Nkuko twari tumaze kubivuga muri ibi biganiro byacu, ibiganiro mugezwaho n'abagorozi, ingingo tugiye kuganira muri uyu mwanya iratubwira iti inzira igana ku musaraba. Inzira igana ku musaraba niryo jambo tugiye kuganirira hamwe. Abantu benshi bajya bava mu bihugu byabo bakajya mu gihugu cya Isirayeli, aho Yesu yavukiye, aho Yesu yagenze, aho Yesu yabambwe, bakajya kuhasura, nuko bakibwira yuko ari bwo bari mu nzira igana ku musaraba. Hari n'abandi bajya bagira iminsi yo kwibabaza y'ibisibo, iminsi mbese iminsi yo kutarya, iminsi yo kutanywa, bavuga bati turi kugera intambwe mu ya Yesu. Ubwo bakibwira yuko ariyo nzira ibageza ku gakiza, ariyo nzira igana ku musaraba. Rero ntabwo inzira igana ku musaraba ari ukujya ku musozi Yesu yabambweho i Golgotha ngo unyure mu nzira bamunyujijemo ajya kubambwa, ahubwo inzira igana ku musaraba tugiye kuyiga kugira ngo nawe ubashe kumenya inzira wanyuriramo, intambwe ziyigize kugira ngo ubashe kugera ku gakiza, kugira ngo ubashe kugera ku mwami wawe, kugera kuri Yesu, kugira ngo ubashe kwakira agakiza. Inzira rero igana ku musaraba ni ijambo tugiye kuganirira hamwe. Reka duhere mu gitabo cya Yesaya igice cya 35 umurongo wa 8. Yesaya hari uko yahanuye iby'iyi nzira. Iyi nzira Yesaya yayivuzeho ibi bikurikira. Yesaya 35, reka dusome ku murongo waho wa 8. Haravuze hati, kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi. Abagenzi naho baba arabaswa ntibazayiyoba, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayibonekamo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Yesaya ahanuye yuko hazabaho iyi nzira, ikaba ari inzira yo kwera, nyamara abanduye imitima ntago bazabasha kuyinyuramo. Iyi nzira abagenzi naho baba arabaswa
nubwo baba ari abakene babandi batabona tike ibageza wenda muri kiriya gihugu cya Isirayeli, babandi batamenya ururimi ruvugirwa iyo, bati abagenzi naho baba ari abaswa ntago bazayiyoba. Rero iyi nzira igana ku musaraba niyo nzira turebera hamwe muri uyu mwanya. Iyi nzira igizwe n'intambwe cyangwa se uru rugendo rugizwe n'intambwe zirindwi tugiye kurebera hamwe. Intambwe ya mbere ni ukureshywa n'ineza n'urukundo rw'Imana, ukemera gukingura umutima wawe kugira ngo umwuka wera yinjire. Kabiri ni ukwigenzura ukisuzuma, ukamenya aho ugira intege nke, ukamenya ibyaha byawe, amafuti yawe, amakosa yawe, aho wahemutse. Gatatu ni ukwemera ibyaha byawe. Kane ni ukubabazwa n'ibyaha byawe. Gatanu ni ukwatura ibyaha byawe ukabisabira imbabazi. Gatandatu ni ukugambirira gucika ku bibi, kureka ibyaha. Naho karindwi ni ukwizera Yesu utsindishiriza kandi akaba agakiza ku munyabyaha. Ngizo intambwe zirindwi tugiye kurebera hamwe zigize inzira igana ku musaraba, inzira igana ku gakiza, inzira igana ku gusanga Yesu kugira ngo agutsindishirize, kugira ngo ubabarirwe ibyaha, kugira ngo ubaranwe mu mubare, ubarwe mu mubare w'abana b'Imana. Inzira rero igana ku musaraba. Ingingo ya mbere ni ukwemera kureshywa n'urukundo rw'Imana n'ineza y'Imana, maze ukemera gukingura umutima wawe, ugakingura urugi, umwuka wera akinjira kugira ngo akubashishe gutera na ziriya ntambwe zindi zisabwa umuntu kugira ngo abe ageze ku musaraba, ageze ku gakiza, abe ahuye na Yesu. Kuri iyi ngingo iyo dusomye isomo riri muri Yeremiya igice cyaho cya 31 ku murongo waho wa 3 haravuga hati, Uwiteka yambonekeye kera ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nkakwiyegereza. Imana yadukunze urukundo ruhoraho, kandi umugambi wayo ni ukugira ngo idukuruze ineza yayo itwiyegereze. Naho mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 4 ijambo ry'Imana ritubwira riti, kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo, nubwo imbabazi zayo, nubwo kwihangana kwayo, mbese ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana? Imana itugirira neza mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Wenda yaraturemye, irangije ikurema ku ishusho yayo. Zaburi y'ijana umurongo ni wa 3, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 na 27, Uwiteka Imana iravuga iti, reka tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Imana rero irema umuntu ku ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye bafite ishusho y'Imana. Imana yakuremye ikaguha amaboko, Imana yakuremye ikaguha amaguru, Imana yakuremye ikaguha amatwi, Imana yakuremye ikaguha ubwenge bumenya kwiyambika, ubwenge bumenya gukaraba, ubwenge bumenya gutunganya gahunda zawe. Iyo Mana ni ubugira neza bwayo. Ariko nanone Imana ntago iturema gusa ngo iduterere, ahubwo Imana yaranakurinze. Yesaya igice cyaho cya 46 umurongo ni wa 3 kugeza ku murongo wa 4 haratubwiye hati, nimunyumve mwanzu ya Isirayeli mwese, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli ya Yakobo, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, ndiwe muzarinda imvi z'uburuhenzi nkibaheka, ninjye waremye, ni koko ninjye uzaheka kandi nzajya nkiza. Imana iraturinda guhera uri mu nda y'umubyeyi wawe. Imana yarakurinze, Imana yarakurinze uvuka neza. Yewe mubyeyi, Imana yarakurinze ubyara neza. Ubwo ni ubugira neza bw'Imana bitari rimwe gusa, ahubwo birenzeho. Kandi n'uwabyaye rimwe, zirikana ko hari abandi bapfuye bari kubyara bagahitanwa n'inda. Imana yarakurinze mu bwana, ntiwabupfiramo, abandi urupfu rwarabahitanye. Imana yarakurinze mu busore, Imana irakurinda mu bukure. None iravuze iti rero, kandi muzarinda imva z'uburuyenzi, ari nge ukibaheka, ninjye waremye, ninjye uzaheka kandi koko nzajya nkiza. Rero Imana iguha umwuka uhumeka ku buntu nta kiguzi. Imana ituma umutima wawe utera neza.
Imana ituma amaraso agenda neza mu mubiri, Imana ituma ubwenge bwawe bukimenya kwitegeka, ubwenge bwawe bukimenya kwiha agaciro, ubwenge bwawe bukimenya kwiyambika. Iyo Mana yarakurinze ikugirira neza. Iyo niyo iguha ibyo kurya, iyo niyo iguha akazi, iyo niyo iguha inzu ubamo yawe cyangwa se ukodesheje, iyo niyo iguha imigisha ufata muri ubu buzima. Iyo ni Imana, ubwo n'ubugira neza bwayo. Rero iyo Mana nanone ntabwo yakurekeye aho, kuko wakoze icyaha. Abaroma 3:23, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Rero umuntu wese wabaye umunyabyaha, ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Abaroma 6:23, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana yarakuguraniye, itanga Yesu, arapfa kugira ngo ubeho, arasonza iminsi 40 n'amajoro 40 kugira ngo ujye urya unywe. Yesu uyu nguyu ajya arara ku musozi kugira ngo ubone inzu ubamo. Ibyo byanditse mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 21:37, yuko Yesu yigwaga yigisha, byagira nimugoroba akajya kurara ku musozi, kwari kugira ngo ubeho. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo ubyare, ubone urubyaro, ubone abana. Ibyo byanditse muri Yohana 3:16, yatanze umwana wayo w'ikinege. Imana mu bugira neza bwayo kugira ngo ubone abavandimwe, abaturanyi, ubone umugabo, ubone umugore. Yesu yemeye gusiga ijuru, asiga abamarayika, aza mu bwigunge bwo mu isi. Imyaka igera kuri 27 Yesu yabagaho mu isi, na nyina atazi imiterere y'umurimo we, abavandimwe be bahinyura umurimo we. Rero ubwo buzima bw'ubwigunge yabubayemo iyo myaka yose. Ubwo nibwo yatoranije intumwa 11 na Yuda yizana ari uwa 12. Nuko arangije yicarana nabo, arababwira ati muri inshuti zanjye. Rero kugira ngo ubone inshuti, kugira ngo ubeho, Yesu yemeye guhara byose, yemeye kwisiga ubusa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abafilipi igice cyaho ni icya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7, ngo yisize ubusa, yahaze byose rero kugira ngo ubeho. Uwo Yesu niwe wemeye kwitanga, aba umukene kugira ngo ibyo utunze ubigereho. Abakorinto ba 2 igice cyaho ni icya 8 umurongo waho uwa 9 n'uwa 8, uzahasome neza. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo Yesu yemeye kuba umukene nubwo yari umutunzi mu ijuru, kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Rero birakwiriye kugira ngo umenye yuko yemeye gupfira ibyaha byawe, kugira ngo iyo migisha yose uyibone, utazajya ukora icyaha ngo uhite upfa. Yesu yemeye kwitanga. Mu gitabo cya Yesaya 53 umurongo wa 5 haratubwiye hati igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Rero kureshywa n'ubugira neza bw'Imana, maze ukemera gukingura urugi rw'umutima. Ndi kwibwira yuko nta numwe Imana itagiriye neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero birakwiye ngo iyo neza ikureshye, maze noneho nawe wemere kwegera Imana, wemere kuyisanga, wemere kuyikunda, wemere kuyikurikira, wemere gushaka ibyikunda, maze ubashe gukingura urugi rw'umutima wawe. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 8 haratubwira hati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi agakingura urugi, nanjye nzinjiriwe dusangire. Rero emera ureshywe n'ubugira neza bw'Imana, emera uburinzi bw'Imana. Yakurokoye intambara, ikorokora indwara, ikorokora impanuka, ikorokora ibyago. Ubwo bugira neza bukureshye, ukingura umutima, maze umwuka wera yinjire. Intambwe ya 2 igana ku musaraba ni ukwigenzura, ukisuzuma kugira ngo umenye aho ugira intege nke, aho ugira ibyaha, aho ucumura, aho wahemutse, aho wananiranye, aho unanirwa. Ibyo byanditse mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cyaho cya 13 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ngaho ni mwisuzumwe ubwanyu, mwigerageze, mumenye yuko mukiri mu byo twizera. Mbese ntimwimenya keretse ahari mubaye abagawa. Naho mu gitabo cya Zaburi ya 51 umurongo wa 5 cyangwa wa 7, bitewe na Bibiliya ufite, haranditse ngo
kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ese weho ujya umenya aho ugira intege nke? Ujya umenya aho ucumura? Intambwe ya kabiri igana ku musaraba. Intambwe ya gatatu ni ukwemera ibyaha byawe. Hari igihe umuntu ajya amenya ibyaha bye yuko yacumuye, yahemutse, ariko mu by'ukuri wenda bitewe no gutinya guhanwa, bitewe no gutinya kumenyekana, yarangiza ibyaha bye akabihakana kandi mu by'ukuri yabikoze. Aho niho umugore aba yamenye ibikoresho mu rugo, yarangiza akabihisha ahantu runaka, umugabo yabibona ati ese ibi byabaye bite? Ati nanjye nuko nabibonye, ntago nzi uko byagenze. Umwana yaba hari amakosa, hari ibyo yangirije, yarangiza babaza bati umwana wakubaganye ninde? Buri wese agahakana. Rero uko guhisha ibyo byaha, uko kutemera ibyaha byawe, uba uri kwifungira akayira kagana ku musaraba. Nanone iyo utanga inzitwazo z'ibyaha byawe, nka Adamu, Itangiriro 3, igihe yabazwaga ngo aho ntiwariye ku giti nakubujije, yaravuze ngo wa mugore wampaye. Umugore nawe abajijwe ngo ya nzoka niyo yanshukashutse. Rero umuntu muri kamere ye ntago ajya yemera ibyaha. Rero byari bikwiriye ngo uvuge uti ninjye wabikoze, nahemutse, mumbabarire. Byanditse muri Zaburi ya 38 umurongo wa 5 n'uwa 6, inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze. Ibyo ni inguma z'ibyaha, ati kubw'ubupfu bwanjye. Rero birakwiye ngo uje wemera ibyaha byawe. Igihe utemera ibyaha, igihe ubirengera, igihe ubitangira impamvu ubutemera gutsindwa, ukaba unyuranije n'Abaroma 3 umurongo wa 19, ahavuze hati tuzi yuko iby'amategeko avuga abibwira abari mu isi, abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Rero ntago ukwiriye gutanga impamvu z'ibyaha, ahubwo emera yuko uri umunyabyaha. Dawidi we yarabizi. Zaburi ya 51 ku murongo waho wa 3 cyangwa se uwa 5, bitewe na Bibiliya ufite, ati dore naremaranywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Erega imiterere yawe ni y'ibyaha. Yobu we ati nkanswe umwana w'umuntu w'igicamuke, wabyawe n'umugore ugotomera ibyaha nk'amazi. Jya wemera yuko uri umunyabyaha, witanga impamvu. Rero igihe wakoze icyaha jya wemera. Noneho intambwe ya 4 ni ukubabazwa n'ibyaha byawe. Iyo umaze kwemera yuko wakoze ibyaha, ku ntambwe igana ku musaraba ya 4, uba ukwiriye kwemera, uba ukwiye kubabazwa n'ibyaha byawe. Impamvu zigutera kubabazwa n'ibyaha byawe ni ebyiri zikomeye. Iya mbere ni ukuba wahemukiye Imana igukunda, ikubeshaho, ikurinda, iguha imigisha yose, weho ukayihemukira. Uko kubabaza iyo nshuti rero birakwiye nawe ngo bikubabaze mu mutima kuko wahemutse. Kabiri ni ukumenya ububi bw'icyaha. Icyo wakoze ni kibi. Icya mbere kigutandukanya n'Imana. Kabiri gisiga kikwangirije ku buryo ibyifuzo byo kumenya Imana biremara cyangwa se bikanapfa. Nanone ubushobozi bwo kumenya Imana buraremara bukanapfa. Rero icyaha kijya gituma gitandukanya umuntu n'Imana, kandi kikamuvanamo ubushobozi n'ubushake bwo kumenya iby'Imana no kubikunda. Niyo mpamvu wabasha kumva inkuru y'amazimwe ukayifata mu mutwe neza, ariko umurongo wa Bibiliya urakunanira. Niyo mpamvu wabasha kwicara ukina ikarita amasaha 2-3, ureba umupira cyangwa indi mikino cyangwa ababyina, ariko kwiga ijambo ry'Imana iminota 10 ukaburambiwe. Rero icyaha cyarakwangije. Ni kibi rero, kivurunga umubiri, cyanduza ibitekerezo, kikanduza umutima, kigahindanya ibyera, maze noneho umuntu akandura. Rero ukwiriye kubabazwa n'icyaha. Ibyo byanditse mu gitabo cy'Abakorinto ba 2:7 umurongo wa 9 n'uwa 10, haranditse ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Uko kwihana nako kukazana agakiza. Rero ukwiriye kugira ko gahinda. Nanone mu gitabo cya Yeremiya 31 umurongo waho n'uwa 19 haratubwira ngo nukuri namaze kwihana ndahinduka, kandi nikubise ku matako ndamwara, nakozwe n'isoni kuko nari mfite umugabo wo mu busore bwanjye. Yarababaye. Rero umuntu ukora icyaha ntababazwe nacyo, ahubwo akabyirata. Ubwo ni umugabo wakubise umugore, ati yamenye yuko noneho nanjye ndi umugabo. Ubwo mu by'ukuri urababaje, uba uri gukinga akayira kagana ku musaraba. Ni umugore wabeshya umugabo, ati nawe umutekeye, namwemeje rwose zafashe. Rero
icyo gihe aba ari ibibazo, aba ari akaga. N'undi wese wakora icyaha yarangiza akakigamba aho kugira ngo yumve mu by'ukuri bibabaje. Rero birakwiriye ngo umuntu ababazwe n'ibyaha bye. Azamera ate rero umuntu nk'uyu ujya wirata ibibi yakoze ukagira ngo ni ubutware? Yeremiya 6:15 haratubwira hati, mbese nta soni bagize bamaze gukora ibyaha? Ati reka da, nta nubwo bigeze bahonga mu maso, haba no kumwara. Ati nicyo gituma bazagwa mu bagwa, umunsi nzabahagurukira bazaba imirara, ni ko Uwiteka avuga. Rero bizakugora ugushije ishyano weho wirata ibibi, ahubwo warukwiye kubabara, kandi ako gahinda ko kubabazwa n'icyaha niko gatera kwihana kuticuzwa. Noneho ku ntambwe ya 5 ni ukwatura ibyaha, kubisabira imbabazi ubivuze mu izina. Nimba ari byo wahemutse bikaba ari byo mwibanga, uzasaba Imana imbabazi mwibanga. Byanditse mu gitabo cya Matayo 6:6 ahavuga ngo, ariko wehoho ujye ukinga urugi rwawe, usenge so mwiherereye, maze se ureba ibyiherereye azakugororera. Jya umubwira ibyaha byawe wiherereye. Zaburi ya 32:3 haravuga ngo, ngicecetse umubiri wanjye, amagufwa yanjye yashajishwaga no kuniha kwanjye. Igihe yari acecetse atari yasaba imbabazi z'ibyaha, yari agifite umubabare muri we, ntabwo yigeze abona umutuzo. Umurongo wa 5 ho hakavuga hati, naravuze nti sinaguhishe ibicumuro byanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho icyaha cyanjye, urambabarira. Naho iyo wahemukiye abantu bakabimenya, umwe cyangwa se itsinda ry'abantu cyangwa umugabane munini w'abantu, uba ugomba gusaba imbabazi hakurikijwe uko nyine uwo mubare, iryo tsinda cyangwa se uwo mugabane munini wabo wahemukiye, kandi bakabimenya igihe babimenye. Ibyo byanditse mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 umurongo waho wa 16 ahanditse ngo, mwaturirane ibyaha kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Rero kuri iyo ntambwe nuko igana ku musaraba ya 5 nuko uba ugomba gusaba imbabazi abo wahemukiye. Intambwe ya 6 nuko uba ugomba kugambirira kureka ibibi. Si ugukora ibyaha ngo ujye ubisubiramo, ahubwo ni ukugambirira kureka ibibi. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 28 umurongo wa 13, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ubyatura akabireka niwe uzabibabarirwa. Rero basubiye kuri ya ngingo ya 5 yo kubyatura, n'ubundi ubwira avuzwa aho ngaho, bongeraho ikindi ngo kandi akabireka. Rero iyo umuntu amaze gusaba imbabazi z'ibyaha, abakwiye kugambirira kubireka, kubicikaho, kugira ngo atongera kubabaza Imana imugirira neza kandi imukiza. Byanditse mu gitabo cya Petero ngo, umuntu uje ukora ibyaha abisabira imbabazi yongera abisubiramo, ngo abameze nk'ingurube yari yubahagiwe, ngo yarangiza igasubira mu byondo kwivuruguta. Kandi nanone ngo umuntu ngo nk'uwo ngo abameze ngo nk'imbwa isubiye ku birutsi byayo. Kubera yuko bya bindi yamaze gusabira imbabazi yongeye nyuma arabikunda, imbwa nayo ngo iji bisubiraho, ngo kubera yuko byayibabazaga mu nda ikabigarura, ngo ariko yakongera gusonza ikongera kujya kubisubiraho. Rero byaba bibabaje. Ku ntambwe ya 7, intambwe igana ku musaraba ya 7 ni ukwizera Yesu. Birakwiriye yuko umuntu umaze gutera ziriya ntambwe yizera Yesu, kuko kwizera Yesu gucecekesha ibirego bya Satani. Satani ajya dutera gukora ibyaha, yarangiza akaturega ku mitima nama yacu kugira ngo adutere ubwihebe, tumenye ngo ntago twababarirwa n'Imana, maze twirundurire kumukorera cyangwa se twirundurire mu gukora ibyaha. Mu gitabo cya Zekariya igice cya 3 umurongo wa 1 hatubwira yuko Yosuwa igihe yarahagaze imbere ya marayika aje gusaba imbabazi z'ibyaha bye, Satani yahagaze iburyo bwe ngo amurege, ngo nuko ngo ashaka kumurega icyo koze, kuko Yosuwa yari amaze kwihana, kandi Yosuwa yari yasabye imbabazi anizeye umwami we, maze Yesu ahagarara iburyo bwe, arahagarara aravuga ati, yewe Satani, Uwiteka guhane. Ni koko Uwiteka watoranije i Yerusalemu guhane, kuko uyu ni umushimu ukuwe mu muriro. Uyu muntu wemera kumenya urukundo rw'Imana n'ibyiza Imana yamugiriye, uyu muntu wemera kwisuzuma kandi akabasha kugenzura, akamenya hagira intege nke, amafuti n'ibyaha n'amakosa yakabimenya, kandi akabyemera ntabitangire inzitwazo. Uyu muntu
ujya ubabazwa akagira agahinda kuko yacumuye ku Mana, uyu muntu ujya watura agasaba imbabazi kandi afite n'umugambi wo kureka ibyaha, none ageretseho no kwizera Yesu, aje gusaba imbabazi yizeye, uyu ni umushimu ukuwe mu muriro. Yewe Satani, Uwiteka guhane. Yesu wari uzi gucumura n'ibyaha bya Yosuwa, yari anazi kwihana kwe, yari azi kubabazwa n'ibyaha kwe, yari azi agahinda ke, ari kuririra ibyaha, yari azi kwizera kwe, maze Yesu aravuga ati rero uyu namutangiye ubugingo, uyu namubereye incungu, namuharatuye mu biganza byanjye. Ashobora kuba koko yaragiye acumura, ashobora kuba yaragiye agwaguza mu rugamba rwo kugera ku byiza, ariko yarihannye kandi naramubabariye. Rero ati Uwiteka guhane yewe Satani. Yosuwa yahavuye atsindishirijwe kandi ahawe imbabazi z'ibyaha bye. Izo ni intambwe zigana ku musaraba. Iyo umaze gutera izi ntambwe uko ari 7, Imana iragutsindishiriza, kandi iyo igutsindishiriza igukorera ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere, Imana iguhanaguraho ibyaha byawe ukababarirwa. Icya kabiri, Imana ikwambika umwambaro w'agakiza. Icya gatatu, Imana ikwandika mu gitabo cy'ubugingo, maze ukaba ubaye umukandida w'ijuru, ukaba utangiye urugendo noneho rukomeye rwo kwezwa, aho ugiye guhangana n'imico mibi wari waramenyereye, aho ugiye kwiga ibyiza utarusanganwe kugira ngo ubikore. Rero wenda amasomo ajyanye n'izi ngingo uko ari 3, aho muri Yosuwa, muri Zekariya igice cya 3 umurongo wa 3 ukomeza ugana ku wa 5, ngo Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga. Ubwo ni ibyaha, amagambo mabi, ibikorwa bibi, imigambi mibi. Igihe yari ageze aho ngo yari yambaye imyenda y'ibizinga, ibibi yakoze mu minsi ya nyuma. Ngo maze marayika w'Uwiteka ngo abwira abari bamuri imbere ati ni mu mwambare iyo myambaro mibi y'ibizinga, maze abwira Yosuwa ati dore ngukuyeho gukiranirwa kwawe. Rero iyo uteye izo ntambwe, Yesu agukuraho gukiranirwa kwawe. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 17 umurongo wa 30, iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, itegeka abantu bose kwihana. Naho Abaroma 3 umurongo wa 25 nicyo cyayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Rero Imana iguhanaguraho ibyaha byawe mu kugutsindishiriza, ariko nawe wateye za ntambwe. Kabiri, Imana ikwambika umwambaro w'agakiza. Ibyo byanditse n'ubundi muri Zekariya icyo gice cya 3 umurongo wa 4, haranditse ngo ndategeka nti ni mu mwambika igitambaro kiza mu mutwe, maze bamwambika igitambaro kiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Rero icyo gitambaro kiza mu mutwe, Yesaya 61 umurongo waho ni uwa 10, haravuze ngo nzanezerwa, nzishimira Imana y'agakiza kanjye, kuko yanyambitse umwambaro w'agakiza akamfubika n'umwitero wo gukiranuka. Uwo mwambaro w'agakiza niwo wanditse mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6 umurongo waho wa 17, mwambara agakiza kababere ingofero. Ibyo rero bivuze yuko Imana iguhindurira icyerekezo mu bwenge, maze noneho ukajya werekeza ku byiza, ukaba ugiye kurwana n'ibitera kamere y'umubiri, ibitera kamere y'umubiri ugiye kubirwanisha imigambi myiza wagize mu bwenge, mu cyerekezo, mu ntekerezo, maze noneho wajyaga ugambirira ibibi, ugatekereza ushyize hamwe na Satani, ukajya urwana werekeje ku ruhande rwa Satani. None mu bwenge harahindutse, rero ubwo uhinduye icyerekezo, uhinduriwe icyerekezo, ugiye kujya urwana uri mu ruhande rw'Imana. Rero uba wambitswe igitambaro kiza mu mutwe, agakiza kakubereye ingofero, kandi ukaba wambitswe imyambaro y'agakiza. Icya gatatu Imana igukorera, ikwandika mu gitabo cy'ubugingo mu buryo bw'agateganyo. Byumve neza, kuko hari igihe ushobora kugikurwamo ugahanagurwamo nubwo wacyanditswemo, uramutse ugenze nabi mu minsi izakurikiraho cyangwa mu rugendo ruri imbere rwo kwezwa. Ibyo byanditse mu gitabo cy'Abafilipi igice cyaho ni icya 4 umurongo ni wa 3, ngo abagore bafatanyaga na Paulo mu murimo w'ibwirizabutumwa, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, n'uwitwa Junia n'uwitwa Sentike. Noneho ushobora guhanagurwa muri icyo gitabo uramutse ugenze nabi. Ntiwite kuri ka gakiza, ntiwite kujya ubagarira za ntambwe wateye ngo ujye uhora uzisubiramo. Ibyo byanditse mu gitabo cyo Kuva 32 umurongo wa 33, Uwiteka abwira Mose ati uncumuraho wese niwe nzahanagura izina rye ndikure mu gitabo cyanjye. Rero birakwiriye kugira ngo ubashe nawe kwita ku gakiza kawe. Abefeso igice cya 2 umurongo ni wa 6, haranditse ngo ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu umwami wacu. Rero iyo wanditswe mu gitabo cy'ubugingo mu buryo bw'umwuka, mu gitabo cy'ubugingo, iryo zina ryawe
ugiyeyo uba ubaye umukandida w'ijuru. Uko uzabyitwaramo mu minsi izakurikiraho nibyo bizatuma uragwa ubugingo buhoraho. Imana idufashe muri uyu mwanya kugira ngo umuntu wese wifuza agakiza, kugira ngo umuntu wese wifuza kugana ku musaraba, umuntu wese wifuza gutsindishirizwa n'umwami wacu abashe gutera intambwe zikwiriye kugira ngo nawe abashe kwemerwa n'Imana. Imana itugirire neza kandi tugirire ubuntu mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mitima biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.